Nongeye kubasuhuza bene data nshuti z'umwami wacu Yesu Kristo kandi inshuti zanjye mwese abo dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe nk'uko bisanzwe tubagezaho ijambo ry'Imana uko Imana igiye idushoboza kuri iyi channel ya Niwe Mahoro TV, kandi tugenda tubona resulta z'uburyo ijambo ry'Imana riba ryagize ububasha n'imbaraga muri mwebwe abarikurikira. Tubibutsa ko twatangiye ijambo ry'Imana tugikomeje tutararangiza, turi kuvuga ku ijambo twasomye mu gitabo cya Yeremiya cy'ubuhanuzi, igice cya mbere umurongo wa 11 kugeza ku wa 12, aho nyuma yo guhamagarwa kwa Eliya Imana yamuhamagaye ikamubaza ati Yeremiya we uruzi iki? Akabwira Imana ko aruzi inkoni y'umurinzi. Hanyuma iramubwira ngo waroye neza kuko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Nababwiye ko Imana itarindisha ijambo ryayo inkoni, ahubwo nababwiye ko Imana ijya kuvuga ikoresha imvugo y'ibintu tuzi kugira ngo tubashe kumva icyo ishaka kuvugana natwe. Hanyuma rero turi kugenda turebera hamwe izindi nkoni mu mateka zagiye zikora ibintu bidasanzwe, ijambo ry'Imana rigenda ritwereka. Kandi muri Bibiliya twagiye tuganira uko bukeye nuko bwije. Muribuka ko iyi nkoni ya mbere twarebye ari inkoni ya Mose, inkoni ya kabiri twarebye ni inkoni ya Aroni, inkoni ya gatatu twarebye ubwo duheruka twavuze ku nkoni ya Elisa, iyo yahaye Gehazi ngo ajye kuyirambika ku maso ya wa mwana wari wapfuye. Uyu munsi rero tugiye kongera turebera none ijambo ry'Imana, nanone turongera turebe ku mukozi w'Imana witwa Elisa. Turasoma igitabo cy'Abami cya kabiri ibice 6 umurongo wa mbere turageza ku wa 7. Igitabo cy'Abami cya kabiri ibice 6 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 7. Dusome mu izina rya Yesu. Bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati dore aho tuba imbere yawe hatubereye hato, noneho turakwinginze reka tujye kuri Yorodani umuntu wese akureho igiti twiyubakiraho kuba. Arabemera ati nimugende. Umwe muri bo aravuga ati ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati ye ndaje. Nuko barajyana bagera kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema igiti intore zirakuka igwa mu mazi. Arataka ati mbonye ishyano databuja kuko yari intirano. Umuntu w'Imana aramubaza ati iguye he? Arahamwereka. Ahera katema igiti agiterera mu mazi intore zirareremba. Aramubwira ati yisingire. Arambura ukuboko arayisingira. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Muri iki gitondo ndagira ngo tuganire nanone ijambo ry'Imana, aho igihe cyose riza kukugereraho nizere yuko ritari buze kubura kongera kukubaka. Uwo muvugana ni EV.IRIBANJE Jean Claude, ndumubwiriza butumwa bwiza mu itorero rya ADPR. Paruwasi yacu ni ya Runda, mudugudu ni wa Ruyenzi, hanyuma ururembo ni urwa Nyabisindu. Imana iduhana umugisha. Ndi umugabo wubatse kandi ndi umukozi w'Imana. Uyu munsi wa none rero ndashaka kuvuga hejuru y'izi mbaraga z'Imana zakore muri iki giti Elisa yatemye hanyuma akagitunga mu mazi, hanyuma intorezo yari itakaye ikareremba. Bwana asifiwe sana. Ndagira ngo mbabwire mwo ijambo rimwe ry'ingenzi muri aya magambo dusomye, ijambo rivuga ngo Imana igiye kugusingiriza ibyawe isi cyangwa Satani bamize bunguri. Imana ishobora cyangwa igiye cyangwa ifite ubushobozi bwo kongera kugusingiriza, kongera kuguhereza ibintu wambuwe n'isi, ibintu wambuwe na Satani, ibintu wariganijwe. Lozita, Imana igiye kugusingiriza ibintu Satani yarakunyaze, ibintu byawe umwanzi yaratwaye, ni ibintu wari ufite. Hari igihe mu gusenga kwacu hari ibyo tuba dusaba Imana ko yakora, nuvuga ngo ni ibidahari, ariko dukeneye ko Imana hari icyo yakora ikabiduha. Noneho hakaba n'ibyo unyagwa. Umuntu ashobora kukunyaga isambu, umuntu ashobora kukunyaga inzu, umuntu ashobora kukunyaga akazi, umuntu ashobora kukunyaga donc ibintu byari bihari
kuko intorezo yari ihari hanyuma iratakara. Nuko ngo rero imbaraga zayitwaye hari izindi mbaraga zabasha kugarura, hari imbaraga z'Imana zakwica uwo mwuka mubi w'uburiganya, ibyo wari ubuze bumanzaganya Imana ikabigarura. Imana ishimwe cyane. Aha rero dusomye hatweretse igihe kimwe ngo abana b'abahanuzi ni nyuma yaho Eliya atandukaniye na Elisa. Haleluya. Aho atandukaniye na Elisa, bamwe muri aba bana b'abahanuzi ndetse hafi ya bose ni babandi bagiye bareba Elisa ari kumwe na shebuja Eliya benda gutandukana, bakajya bavuga ati tweretswe shobuja agenda. Elisa ati ndabizi ariko nimuceceke. Hari aho bageze ngo baramwitegera, baravuga uko biri kose uyu mugabo ari buze gukorwa n'isoni, ariko babonye agarukanye ububasha nk'ubwa shebuja, baravuga ngo Imana yari iri muri Eliya isigaye muri Elisa, bituma biyegeranya. Ahubwo uyu Elisa asigara ari duwaye wabo, asigara umuyobozi wabo, asigara ari diregiteri. Imana idufasha abo mu diregiteri wabo. Hanyuma ikigo babagamwo rero uko bagiye begerana, haleluya, babana begerana baza kuba benshi. Hari ab'i Yeriko, hari ab'i Beteli, hari abo hari ahantu Gilugali. Nuvuga ngo bose baregerana, birangiye batura hamwe, baba hamwe. Haleluya. Basanga uyu mukozi w'Imana witwa Elisa. Noneho baza kubona imibereho yabo naho babaga hagenda ngo haba hato, niko Bibiliya yavuze. Noneho bigira inama yo kumva bifuza kwagura aho bari batuye, bashaka kujya gushaka ukuntu batema ibiti kuri Yorodani, bakaza bakubaka ahandi hantu, bakagura aho bari batuye. Noneho mu kugenda ngo umwe aza kujya gutira intorezo cyangwa ishoka cyangwa indyankwe cyangwa imarabiti, donc biterwa naho umuntu ari, bajya gutema bya biti. Noneho ngo mu kuza gutema, barimo batema, intorezo ya wa mwanira kuka igwa muri Yorodani hagati. Aha rero ngeze ndagira ngo tuze kuhavugira ibintu bikomeye cyane biza kuguhishurira icyo usabwa wowe. Hari igihe usanga dutaka dukeneye gutabarwa, ariko tukirengagiza ikintu dusabwa gikomeye cyane, ari nacyo kiri muri iri jambo, ari nacyo kiri aha hantu ngeze. Imana ishimwe cyane kandi Imana itugire neza. Muri uko gutaka arimo ataka avuza induru uti intorezo y'abandi. Noneho ndagira nte Elisa bari bajyanye. Imana ishimwe, Elisa umukozi w'Imana yari ari kumwe nabo. Hanyuma igihe batakaga bavuza induru, igihe batakaga wa mwana yaborogaga atakavuza induru, ikintu Elisa yamubajije ni kimwe gusa. Yaramubajije ngo iguye he? Iguye he? Aha ndagira ngo wumve iki? Ndagira ngo wumve ko inshuro nyinshi mu misengere yawe, mu mitakire yawe, kubw'ibibazo ufite, kubw'ibyo uriganijwe, kubigiye, hari icyo usabwa kubazwa, hari icyo ubazwa. Icyo ubazwa ni iguye he? Bigenze bite? Kuki bigenze gutyo? Kuki urugo rwanjye ruje mu ibibazo? Ese byatewe n'iki? Inshuro nyinshi usanga abantu bataka berekana ikibazo cyavutse, umuntu agasanga arimo aravuza induru, urugo ruransenyukanye, urugo rwanjye ruje mu ibibazo, ariko nyirizina atazi cyabiteye. Uyu mwana nubwo yatakaga avuza induru, ariko yari agihanze amaso aho intorezo yanyuze igenda. Igihe cyose utamenya aho ibyawe byanyuze bigenda, ntuzamenya nuko bigaruka. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya aho binyuze bigenda, kuko iyo umenya aho byanyuze bigenda, hari igihe usanga hari n'icyo usabwa, hari n'igihe usanga atari ngombwa kusenga, ahubwo hari ibindi wasabwa gukora kugira ngo ibyawe bigaruke. Imana ishimwe kandi itugire neza. Reka mbahe ingero zifatika, reka mbahe urugero rufatika. Hari umuntu umwe wigeze uza turimo dusenga, arambwira ati nsengera Imana nabuze urubyaro. Twarimo dusenga Imana, niba urwo rugero narigeze ndutanga sinibuka, ariko arambwira ati mfite ikibazo nabuze urubyaro.
noneho ndabaze se kuki woza urubyaro uri muzima ati ndi muzima, umutwara ni muzima, yari umudamu ni muzima, okay, none kuki mutabyara habaye iki? arambwira ati rwose simbizi, abaje nekoroga batubwiye ko turi bazima. hanyuma rero rwose narasenze, natanze amafaranga menshi, nagiye mu bapfumu, nakoze ibishoboka byose. arambwira ati nanaciye n'inyuma umugabo wanjye kugira ngo turebe ko twabona umwana. uwo mudamu yari umuganga. noneho igihe ntangiye gusenga Imana Imana inyereka intorezo yanyuze itakara, donc inyereka impamvu kubura urubyaro mu rugo rwabo byabayeho. Imana impishurira ko imyaka yose y'ubukumi bw'uwo mukobwa yari yarifungishije, yaragiye muri onapo ngo ajye yisambanira azabone atazatwita. icya kabiri irambwira ngo mu kazi ke amaze gukuramo inda zirenga enye, yica abana, hanyuma abo bana akuramo inda z'abandi z'abakobwa. Imana irambwira ngo ibyo byarambabaje, nababajwe nuko yanze umwana akiri umukobwa, kuko urumva ntigeze atinya gutwita, ahubwo yatinye ntigeze atinya gusambana, ahubwo yagiye atinya gutwita. urumva icya kabiri yagiye yica abandi abana babo bakobwa ibintu nk'ibyo. none nambwe ati ibyo bintu rero mumbwire ko aribyo byambabaje, mfata icyemezo cy'uko nta mwana nzamuha. urumva iyo aza kumenya ko ari icyo kibitera, ni ryo jambo yambwiye. yarambwiye ati rero umukozi w'Imana, iyo menya ko ari icyo cyabiteye, amafaranga arenze miliyoni natanze hirya no hino, nayo natanze mu bapfumu simba narayatanze. none nsabira Imana imbabazi, wenda umwana izamwihorere. hanyuma musengeye Imana irambwira ngo indamubabariye kandi muhaye abana b'impanga. uwo maze kubyara kabiri, abyara babiri, none asigaye amamagara akambwira ati nsengera Imana ifashe tububaye babiri, ubanza ninongera nzabyara babiri. navuga niwe fatiraho, ubwo Imana umwe ishaka kuguha umugisha nyine mwinshi. ni ukuvuga iki rero? ukwiye kumenya ahantu intorezo yawe yanyuze itakara, kuko nicyo uyu muntu yabazaga, ntiyabajijwe. mu kazi urimo urumva ukeneye ko wasengerwa kugira ngo akazi kawe kongere gasubirane, ariko ukwiye kwibaza, ariko ubundi ubu ko nkora akazi ntanga icyacumi, ko nkora akazi mu mafaranga mfite nkorera Imana. hari igihe Imana ibura inyungu z'ibyo ukora kandi uyitirirwa ikabikuraho, ugasigara ujya kuyitakambira ngo nikugarurira ibintu mu murongo, kandi ariyo ubwayo yabyikoreye kuko nta nyungu yabibonyemo. Imana idusure. ni ukuvuga rero ngo ukwiye kumenya icyatumye intore zitakara. uyu mwana yari akireba aho yanyuze igenda, Bwana asifiwe. iyo ufashe uruntu ugajugunya mu mazi, ahantu runyuze hasigara habimbiza agafuro. niho umwana yari akireba rero. ukwiye kumenya aho agafuro kari kubimbiza ku kibazo ufite, kugira ngo ubone kwakira igitangaza cy'Imana. witaka ngo menya ngo nawe hari ikintu usabwa. Yesu ashimwe. hari ikintu usabwa, hari icyo usabwa nawe, hari uburyo nawe Imana ikubaza ngo binyuze he. Elisa rero ngo aramubaza ati intore zinyuze he? ngo arahamwereka, ngo ateme igiti. haleluya. atemye igiti agitungaho intore zinyuze. hari imbaraga z'Imana zagusingiriza ngo ya ntore zihita izamuka ifata ku giti. iyo fenomene ntiwayumva kuntu intorezo iva ku musenyi ikazamuka igafata ku giti. ni imbaraga z'Imana zikorera mu bakozi b'Imana. Imana idufashe cyane. haleluya. imbaraga z'Imana Imana yakoreramo ikagusingiriza ibintu byawe, akazi kawe kakongera kagasubirana, urugo rwawe rwasenyutse rukongera ukagira amahoro. ariko ukwiye kumenya rwasenyutse kuki. rwasenyutse kuki rwasenyutse. Imana idufashe kandi ritugire neza cyane. nzi umuntu umwe sinshaka kumuvuga, buri munsi yahoraga avuga ngo urugo rwanjye rumwe ibibazo, urugo rwanjye rumwe ibibazo, urugo rwanjye rumwe ibibazo. ariko nyirizina tuje gukurikira dusanga ahubwo yarananiranye n'ikirara, yirirwa agenda. noneho umugabo we yamubura akiryamana n'abakozi kuko yirirwa ashogomanga imisozi. ni ukuba rero ngo ni byiza ko dusobanuka, abantu b'Imana, abankurikira mwese, ni byiza gusobanuka ukamenya ibintu usengera. Yesu ashimwe. ese ko nkeneye ko Imana inkorera ibi, njyewe ndasabwa iki? Yesu ashimwe cyane. hari abantu bibwira ko ibintu byose Imana ngo ari igomba kubikora, ariko oya. mwibuke ikana yigarira Yesu yabwiye abantu mujye kuzana amazi. nubwo ngo kujya kuzana amazi Yesu ntibimureba. ikimureba ni ugukora ibyo abantu badashoboye, kuko rero ngo ibidashobokera abantu ikanegarira ko ari ukubona ibyo kunywa muri ako kanya. ariko ibyo ari bishobokeye abantu ni ukujya kuzana amazi. yageze kwa Lazaro abasaba kujya gukuraho igitare. ibyo Yesu ntibimureba. gukuraho igitare ni iby'abantu, hanyuma kuzura Lazaro badashoboye ni ibya Yesu.
ukwiye kumenya contribution yawe mu byo uri musengera. Imana ikeneye iki? Hari igihe usanga ikeneye ko wihana, hari igihe usanga ikeneye ko ukanguka, hari igihe usanga ukeneye ko ahubwo ukora, kuko hari n'ibyo dusengera dusaba Imana, ahubwo Imana isaba ko dukora cyane kugira ngo tubigereho. Ni byiza ko duhishurirwa icyo Imana dushaka. Haleluya. Rero Imana ifite ubushobozi bwo kugusingiriza intorezo yawe yatakaye, iby'isi yamize, ibyo badayimoni bamize bungura, Imana yabigusubiza. Ariko menya nawe icyo usabwa, icyo Imana igushakaho, uko Imana igushaka, uhagarare muri uwo mwanya neza, uhagarare muri uwo murongo neza, kugira ngo ubashe kwakira ibyo uri musaba Imana, ibyo mwo winginga Imana ngo igukorere. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Uyu musore yaranezerewe cyane, yongera gusingira intorezo yari yatakaye. Nawe ndakubwira ngo uyu mwanya wizere Imana. Haleluya. Kandi umenye icyo usabwa n'Imana, hanyuma numara kugisobanukirwa neza, ibintu bye biraza gusubira mu murongo neza, kandi uraza kubona ishimwe ryo gushima Imana. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza. Dusenge. Mana mu izina rya Yesu, tugushimiye yuko muri wowe harimo ububasha n'ubushobozi bwabasha kudusingiriza ibyo Satani yaturiganije n'iby'isi yagiye imirabunguri twari tubikwiriye. Satani akabidutwara, izindi mbaraga zo mu isi y'umwijima zikabifata zikabigumana. Ariko igihe cyose twasobanukirwa icyo dusabwa kugira ngo tubyakire, byaza. Senge buri muntu wese ngo umuhe umwuka wo guhishurirwa no kumenya icyo asabwa, kandi mu nama n'ubwunganizi yakenera turamusengeye kugira ngo umuhe gukanguka no guhishurirwa, umuhe kubona umugira inama ijambo ryawe, nyuma y'ijambo ryawe abasha kumva neza icyo akeneye, icyo yibwira kubona, icyo ataka gusingira yibwira ko akeneye, amenye inzira zo kucyakiramo. Urakoze cyane. Hereza umugisha umuntu wese wumvise ijambo ryawe, twese ukomeze kuduhaza ibyiza mu izina rya Yesu. Amen. Shalom shalom, mugire umunsi mwiza.